mu 1965 nibwo ikigo cyahoze ari EAFO Nyamishaba mu karere ka Karongi cyashinzwe. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mu nkengero z'iki kigo hari hatuye abatutsi benshi, ariko bahungiye muri iki kigo bizeye ko bahabonera amakiriro, ariko barahicirwa, abandi bajugunywa mu Kivu ariko bagenda bicirwamo. Ingabire Dominique, umuyobozi wa IPRC Karongi, ari nayo ibumbatiye ibi bigo bibiri byahurijwe hamwe ari byo byahoze ari EAFO Nyamishaba na ETO Kibuye, avuga ko mu bushakashatsi bamaze gukora bamaze kumenya abatutsi 13 barimo abakozi babiri ndetse n'abanyeshuri 11 bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubushakashatsi tumaze gukora nka IPRC Karongi aho byahurijwe bikaba ikigo kimwe, twabashije kumenya abantu 13 barimo abakozi babiri n'abanyeshuri 11 b'icyahoze ari ETO Kibuye bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ubu bushakashatsi buracyakomeza kugira ngo tubashe kumenya abandi batutsi baba barazize jenoside. Mu kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, hibukwa bari abakozi ndetse n'abanyeshuri b'ibyahoze ari EAFO Nyamishaba na ETO Kibuye, by'umwihariko hibukwa abatutsi biciwe Nyamishaba kuko bari bahahungiye. Bamwe mu baharokokeye bifuza ko ku nkengero z'iki kigo hanahana imbibi n'ikiyaga cya Kivu aricyo cyajugunywemo abatutsi bakagenda bicirwamo, hashyirwa ikimenyetso cyo kubibuka mu rwego rwo gukomeza kubaha agaciro. Ikimenyetso dushaka haguye abantu benshi hano, nababwiye yuko hafi ya Ruganda, Serere Nyabihanga, Serere Gatoki, ubwo bose bavuye iruhiro barohokeye hano. Urebye abantu bari mu mazi, muzaze ndiye kugenda nandi ku rupapuro ndabazi. Iyo munima yabafasha iki? Ikintu yadufasha byibuze yubatswe, buri muntu wese akajyaza, niyo hagaruka bareba urabibuka. Habagiye mazi baguyemo twibuka, ariko amazina yabo anazwi, bagombye kuba dufite abundi biri ku mazi bandikaho n'ayo mazina. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba bwari bwifatanyije na IPRC Karongi mu gikorwa cyo kwibuka, Emmanuel Dushimimana, umuyobozi w'iyi ntara, avuga ko ikimenyetso kiriho amazina y'abishwe mu kwibuka umwaka utaha. Iki kimenyetso kigomba kuba cyarabonetse ku bufatanye n'izindi nzego. Turakomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'akarere ndetse minisiteri dufite mu nshingano gukomeza kubiganiraho, ariko nk'uko yabivuze ntekereza ko umurimo yo ari isaba byinshi. Ntekereza ko nk'uko yabivuze n'ubu umwaka utaha twajya kwibuka n'ubundi uyu murimo yabonetse. Muri rusange usibye abatutsi 13 barimo abakozi babiri ndetse n'abanyeshuri 11 b'ibyahoze ari ETO Kibuye na EAFO Nyamishaba bazize jenoside yakorewe abatutsi, ngo haracyakomeje ubushakashatsi kugira ngo hamenyekane abandi batutsi bahiciwe. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Karongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda.